Itorero ry'Imana isabato nziza. Itorero ry'Imana isabato nziza. Haleluya. Sinzi n'ibindi mukoro ivuga neza. Haleluya. Muri iki gitondo ntabwo ari byo agomba kubwiriza. Pastor agomba kuba yahuye n'ikibazo niba agomba kubwiriza. Umunsi ndabona madamu waje. Sinzi ariko niba yiteguye ariko umutima w'Imana umwuka w'Imana uraza kumufasha nubwo ageze hano. Ngiye kubwiriza kuko nabiteguye nubwo mutaribize ngira ngo agomba kuba yagize ibibazo ubwo arategereza azatubwiriza ikintu cye. Mbere yuko kugira ngo tubwirize reka dusenge. Data uri mu ijuru tugushimiye yuko uri Imana nziza. Tukaba tugushimiye urukundo wadukunze, tukaba tugushimiye isabato uduhaye, tukaba tugushimiye Mwami Imana uyu mwanya uduhawe kumva ijambo ryawe, izina ryawe rihimbazwe. None turagusaba ngo wohereze abamarayika bawe bagoteye iyi nzu, maze ibyo tuza kuvuga bize kutubera impamba n'urwego ruzatugeza mu ijuru. Mwami Imana ni umunyabyaha, akanwa kanjye karanduye, umutima wanjye uranduye, ariko unkoze ikara ku munwa kugira ngo ibyo nza kubwira abana bawe bize kubafasha mu buzima bwabo bwa Kristo. Byambaje kwinjira mu izina rya Yesu. Amen. Muri iki gitondo nifuza kugira ngo umenye abasore bari hano cyangwa se abana batumva Ikinyarwanda, kugira ngo mbasomere muri make ibyo nza kwiga, tuza kwiga. Ese hari abafite Bibiliya z'Igifaransa zabo hano? Hari abafite Bibiliya z'Igifaransa? Abazifite ngiye gusoma isomo riri hano muri byo badusomeye. Isomo riri muri Matayo 20 umurongo wa mbere kugeza 13. Matayo 20 umurongo wa mbere kugeza 13. Baza kwasoma. Bon, car le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui sortit dès le matin, en fait de louer des ouvriers pour sa vie. Il convie avec eux d'un dernier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent, et il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Et ils y allèrent, et il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Verset 7. Ils leur répondirent: c'est que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paye leur salaire en allant du dernier au premier. C'est de la 11e heure vers et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égard de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Ils répondirent à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas tort. N'est-il pas convenu avec moi d'un dernier? Prends ce que tu reviens, 20 ans. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mon frère que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Muri make
hano baratubwira ijambo ry'Imana rivuga ibyerekeranye n'aba bantu bagiye gukorera uyu mugabo. Bagiye gukora, bamwe batangira ku isaha ya mu gitondo, abandi batangira ku yindi saha, kugeza igihe noneho abantu batangiye saa 9 batangira gukorana. Noneho ibyo uyu mugani utubwira, uratubwira yuko abatangiye kare bahembwe amafaranga amwe n'abatangiye nyuma. Noneho uyu mugani ukatubwira ngo abambere bazaba abanyuma, ndetse ngo abanyuma bakaba abambere. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Muri make nibyo tuza kwiga muri aka kanya. Nkaba nifuza yuko duharambura Bibiliya zacu tugasoma Itangiriro. Pour ceux qui comprennent le français, il y a François qui est en train de traduire. Je vais prêcher à Kinyarwanda. Donc, il y a François qui est en train de traduire, si vous pouvez voir avec lui. Tugiye gusoma muri Itangiriro. Itangiriro igice cya 25. Hano baratubwira ibitekerezo cy'umugabo witwa Isaka n'ukuntu yagiye muri Egiputa. Baravuga ngo habaye inzara mu gihugu, hanyuma Isaka ajya kwa Abimeleki umwami w'Abafilisiti i Gerari. Ariko ikintu ushaka kubabwira ni ukubabwira yuko nyuma yaho Isaka yaje kugira abahungu babiri, akagira umudamu we, ndetse nkabashaka kuvugana nawe ukuntu abo bana bifashe bijyanye na kiriya gitekerezo cyo tumaze gusoma cyo cy'abambere bazaba abanyuma, abanyuma bakaba abambere. Hano dusomye muri Itangiriro 25 umurongo wa 27, turasoma ngo abo bahungu nyine ba Isaka bari bamaze kuvuka barakura, maze Esawu aba umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba. Yakobo we yari umunyamahane make, ngo yabaga mu mahema. Maze Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga ajya ku muhigo, ngo Rebeka we yakundaga Yakobo. Ngo bukeye Yakobo ateka imboga, Esawu arinjira avuye mu ishyamba akoza. Esawu abwira Yakobo ati, ndakwinginze ngaburira ku bitukura uretse kuri ibyo bitukura byawe, kuko nkoza. Mu cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati, kiretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati, ubu se ko ngiye gupfa, ubwo butware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati, ndahira uyu munsi. Aramurahira, agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse, ararya aranywa, arahaguruka arigendera. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe. Mbese dufite ubuhe butware? Twebwe b'Abakristo dufite ibintu byinshi Imana yaduhaye tutazi. Hari ibintu byinshi abantu muri iyi si badashobora kuzabona kubera kwifata nabi, tuzabona tumaze kugira ubutware bwo Yesu yaduteganije. Hano Kayini, Esawu yari umuntu wari wararazwe ubutware, maze ubwo butware Imana yari yaramuhaye kuko yavutse mbere, ndetse cyangwa se agomba kubona arabusuzuma.
awusuzuguza ikintu gito cyose, kuko ngo yari umuhigi ndetse w'umunyeshyamba, ndetse ngo akaba yari n'umuntu ukomeye. Baravuga ngo yari umunyamahane make, yabaga ngo yari umunyamahane make. Noneho ndavuga ngo yari umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba, ngo Yakobo yari umunyamahane make wabaga mu mahema. Maze ngo Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga arya umuhigo we, Rebeka we yakundaga Yakobo. Uriya Yakobo turebye neza twasanga ari umuntu Imana yari yahaye imbaraga zikomeye, imbaraga zo kugenda kurwana n'ibisimba, imbaraga zo kugenda kurwana n'ibintu bikomeye byo mu ishyamba, kugira ngo ashobore kubona umutungo. Nka kuriya bari abantu nabo bagiye guhinga, bakavuga bati reka tubyuke mu gitondo, tubyuke vuba vuba, tugende maze tubone ibintu maze dushobore kurya. Yakobo nawe yari umuntu wavutse mbere, ndetse akaba ari umuntu w'umunyambaraga, ndetse ngo akaba yarakundanaga na se. Igitekerezo murakizi. Ise akaba yaramugeneye umugisha, yaravuze ati uriya muhungu wanjye ni umuhungu nkunda, uriya ni umwana mwiza, ngiye kuzamuha umugisha kuko ari umwana wa mbere. Maze umurongo 29 urihindura igihe. Ngo bukeye Yakobo ateka imboga. Esawu barinjira avuye mu ishyamba. Ngira ngo mushobora kwimagina umuntu washonje iyo ageze ahantu ibiryo bitetse usanga bikomeye cyane. Sinzi niba mwarageze mu Ibereje, abantu babaye mu mujyi wa Kigali, habaga igihe nko mu masaha sita ndi gutembera nashonje, kumva bakaranze amamesa, kumva bakaranze amavuta, ukumva rwose bya biryo bikugeze, ukumva biraryoshye cyane, mbese ukifuza kurya ibyo biryo. Ikintu cyose bagomba gusaba rero akenshi washobora kugitanga amafaranga ufite kugira ngo ushobore gufata ibyo biryo baguhaye. Bari kugabura. Esawu rero ngira ngo nawe yari muri ziriya kondisiyo, yageze ahantu asanga ibiryo ni byinshi, asanga buriya Esawu yakaranze, yatetse imboga, maze Esawu arinjira avuye mu ishyamba ngo akoze. Reka nze nsome mu Gifaransa n'uko uko babivuga muri 26 umurongo wa 27. Hano baravuga ngo 27, Bibiliya iravuga ngo Isaka 25 umurongo wa 27, mbabare 25 umurongo wa 27, ngo ses enfants grandirent, Esaü devait habiller. Ngo Isaac aimait Esaü, ngo comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü rêvait des champs, accablé de fatigue. Yarananiwe cyane. Ngo Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Ikintu cyanteye ubwoba kikantera ikibazo ni ijambo ryakomeje. Ngo Esaü aramubwira ati, ngo Yakobo aramusubiza ati, ngo keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Maze ngo Yakobo aramubwira ati, ndahira uyu munsi, noneho tugura ubutware muri kuguha ziriya mboga. Mbese imboga Esawu yariye uwo munsi wazigereranya ute n'ibintu yagomba kubona abo agize ubutware? Mbese izo mboga uriya Yakobo yateguraga zari ziryoshye kuko z'uwo mwanya. Esawu yaricaye arareba ati, mbese izi mboga nizirya ndahaga, kuko nibyo inzara irashira n'indangiza gitaha, ejo nzongera nsonze. Ese yaravuze ati, naziregereje n'ibyo nzabona imbere, izi mboga aricyo zaba zimaze. Ariko musomye hasi murasanga ngo Esawu aramusubiza ati, ubu se ko ngiye gupfa, ubutware bumare iki? Ubu se ko ngiye gupfa, ubwo butware bumare iki? Ngiye kubabaza ikibazo. Ese koko Esawu yaragiye gupfa?
Yesu yaragiye gupfa, yari gupfa iyo atabona izo mboga. Est-ce que Esaü allait mourir? Avuze ati mu gifaransa nabo babivuze sinzi uko babivuze ariko baba ngo ko ngiye gupfa, sinzi traduction y'igifaransa uko bayivuze. Je m'en vais mourir, n'est-ce pas? Uriya mugabo Esawu yari umuhigi, ngira ngo mu rugo iwabo iyo agenda akajya mu mbere akajya kureba nyina akajya kureba se akajya kureba abantu bamukikije, ntabwo Esawu yari kubura umugati cyangwa umutsima arya mu nzu iwabo, sibyo? Cyangwa ntabwo ari byo? Ntabwo yari kubura ikintu afata cyashobora kumuramira kugira ngo wenda iyo nzara ishaka kumwica irekera. Ariko Esawu yaravuze ati ko ngiye gupfa, ubwo butwari bumara iki? Bya bintu byo musanga abantu bafata ikintu à la légère. Gufata ikintu à la légère, urebye ikintu aho ikintu kikugeze, waba ugeze mu kintu runaka, mu bibazo runaka, ukavuga uti no n'ubundi nyine birarangiye, mbese reka mbikore uko bishaka, ko ngiye gupfa, ibyo ubwo butware bumara iki? Nuko Yakobo ariko yarazi ubwenge. Yakobo yarazi ubwenge, baramusubiza ati ngo keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati ubuse ko ngiye gupfa, ubutware bumara iki? Ngo Yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi, jire-moi, aramurahira. Maze ngo sinzi uko barahiraga iwabo, niyo baramanikaga amaboko hejuru, niyo barashyiraga ikiganza mu gituza, sinzi ukuntu babikoraga, ariko yararahiye. Kandi icyo gihe kurahira byabaga ari ikintu gikomeye. Noneho Esawu ararahira, ngo aramurahira agurisha Yakobo ubutware bwe. Nuko ngo Yakobo aha Esawu umutsima, urumva ko ya supu ihindutse iki? Ya supu yavugaga cyangwa za mboga zihindutse iki? Yakobo amuha umutsima, amuha n'ibishyimbo yatetse, ararya, aranywa, arahaguruka, maze arigenda. Nguko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe. Ni ikintu gikomeye muri iyi si mu buzima bwa Kristo. Mbese ikintu dusimbuza imboga mu buzima bwacu ni iki? Mbese hari ikintu mu buzima bwacu dusimbuza imboga? Il y a quelque chose qui remplace le potage dans la vie chrétienne. Hari ikintu waba mu buzima bwawe, umutima wawe ushobora gusimbuza ubuzima bwa Kristo. Yakobo yaravuze ati nyihera niriye, kugeza igihe none ukavuga uti yewe ibi bintu munyihere byiriye n'iki? Ibyo bintu bishobora kuba byinshi. Mu buzima bwacu dushobora gusimbuza ubwami bw'ijuru. Ngiye hano nita buriya ibyo Esawu yagomba kubona, cyangwa se ibintu byiza agomba kubona mbere. Ndetse murebye yebwe abana ko Yakobo yabaye se wa Isirayeli, Abisirayeli bakomotse kuri Yakobo, natwe twakomotse kuri Yakobo. Yakobo na n'ubu aravugwa, ariko Esawu ntaki. Ibyiza byose yagombaga kubona yabisimbuje imboga gusa. Mbese imboga mu buzima bwacu dufite ni izihe? Mbese twaba dufite potage, iyo potage noneho tukayirambura, tukavuga tutireka twinywere iyo potage, maze tureke ubuzima, tubureke iby'isi by'ijuru tubireke. Rw'ijuru ni ikintu gikomeye kandi ni ubuzima butazashira. Nta kintu na kimwe dushobora kugereranya n'ijuru. Ariko akenshi hari ibintu byinshi byo ku isi byatubereye ziriya mboga. Dushobora kuba abana bacu, dushobora kuvuga tuti nyihera umwana, cyangwa se reka mfate umwana neza, iby'ijuru byihorera. Noneho umwana akaba akubereye iki? Akakubereye imboga. Mbese imboga zawe ni izihe? Izo mboga ushaka kuramburasa ijuru, izo mboga ni izihe? Abadamu bacu, dushobora gukunda umudamu wacu, cyangwa se agakora ibintu twebwe natwe tukagendana nawe,
izo mboga ziriya zo ziyatsi zikatubera imboga mu buzima bwacu, tukaba turamurashije abadamu bacu n'iki ubuzima bwite. Ngira ngo uyu mugabo Esawu iyo aza kubwira Yakobo ati Yakobo, ibyo bintu uvuga sibyo, izo mboga nshobora kuzibura uyu munsi ariko simbikora. Yakobo yari kugira nyuma akavuga ati ari kumanza bityo. Yakobo yategereza nibura amasegonda cyangwa se iminota cyangwa isaha, nibyo kuko Yakobo ari kumwe n'imboga, ariko ntabwo ari gupfa mu isaha, ntiyari gupfa mu munsi, ntiyari gupfa ndetse umuntu amara iminsi 8 adapfuye. Yakobo yari kugeza nyuma akavuga ati oya kinyabana ati yewe ugenda ufata hariya mu biro hari ikintu uko biri kose. Satani rero akenshi adutega imboga, akadutega potaje mu nzira zacu, noneho zikatubera nziza, zikaturyohera, tukazigendamo, tukazifata, noneho bya bindi byiza byo hejuru tukabirambasa. Imboga zishobora kutubera akazi. Ese ni bantu ki benshi bafashe akazi kabo bakakarambasa mu buzima buzaza? Umuntu akareba akazi nibyo umuntu akora imyaka 20. Tuvuge wenda ubu ngubu kugira ngo nzajya muri retraite dans 20 ans. Ese imyaka 20 nshobora kugereranya n'ijuru uzabona iteka ryose? Ibishobora. Imboga zishobora kumbera imodoka. Ya modoka mu gitondo kayatsa mu gitondo cyo kwisaha niyake. Yewe munsi ntabwo njya gusenga, ngiye gukoresha imodoka mu garaje. Ya modoka ikabikubereye iki? Ya modoka ikabikubereye iki? Imboga. Imyenda. Hari abantu bakunda imyenda, ntabwo nanjye nyanga. Abantu bose bakunda kwambara neza bakaberwa, ariko imyenda ishobora kubera imboga. Imyenda wambaye, inkweto wambaye, iki, noneho ibintu byose priorite ikakubera imboga, ku buryo wemera kuyisimbuza ijuru ry'Imana. Jeudi n'amasengesho, mardi n'amasengesho, mu gitondo n'amasengesho, kandi muri placard ugafata ikositimu ukayikuramo. Ikositimu ntabwo imeze neza, ukagenda ugahindura indi, ukajya mu yindi placard ugahindura, ugasanga amasaha warangiye ureba imyenda wambara kuyisimbuza ijambo ry'Imana. Ugasanga noneho bya bintu wambara, ya kanzu, ya misatsi, ya makiyaje, za boucle n'iki byose uzihinduye iki? Usimbuje iki? Ijambo ry'Imana. Usimbuje imigisha cyangwa se ubutware wagomba kuzabona imbere hazaza. Hari ibintu byinshi twavuga. Buri muntu wese ashobora kuba azi aho imboga ze ziherereye. Ashobora kuba azi kakabati karambitsemo ya mboga ye. Mufunguye frigo, tugiye kugenda tukajya mu rugo iwacu tugatanga ibitekerezo byacu, dushobora gusanga ahantu hari za mboga zacu dukunda. Mbese twiteguye gufata za mboga tukazimena, noneho tugakurikiza ubwandu bw'ijuru. Singiye kuvuga byinshi kuko nta gihe dufite, ariko nta kintu na kimwe kiruta ubwami bwo mu ijuru. Nta kintu na kimwe kiruta ubwami bwo mu ijuru. Reka dusome ibyahishuwe. Apocalypse, ibyahishuwe. Tugiye gusoma Apocalypse, ibyahishuwe igice. Tugiye gusoma ibyahishuwe byandikirwa insengero y'amatorero. Twagiye tubivugaho nimugoroba, pastor watwigisha nimugoroba kuko atubwira nyine twavuze ibyerekeye n'amatorero. Noneho ariko nkunda amagambo arangiza Pawulo, ugeremo amagambo arangiza Pawulo yagiye yandikira amatorero. Ayo magambo ndakunda cyane kuko nyibonamo kandi nkayibonamo ku bantu bazagerageza gufata izo mboga cyangwa se ibyo bintu basimbuza ubwabo mu ijuru bakabijugunya. Ikintu cya mbere ngo ufite ugutwi nagira ate. Dusome ibyahishuwe 2 umurongo wa 17. Apocalypse 2:17. Ibyahishuwe 2 umurongo wa 17. Ufite ugutwi
celui qui a les oreilles entendent. Abafite igifaransa ngo ufite ugutwi niyumve. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse uri hawe. Mbese si imigisha ikomeye. Nidufata ziriya mboga, nidufata biriya bintu twasimbuje mu minota ibiri turamburasa ngo unesha nzamuha kuri manu yahishwe muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse uri hawe. Mbese iki kintu bose twakigereranya iki? Ku buryo ubuzima bwo mu isi bw'imyaka 20 ubuzima twabasiga ngo tugiye muri ibi ugasanga ibintu turi muri ibi twibereye muri utu ibintu by'Imana tukabireka kubera ibintu passage. Kandi dufite des promesses muri Bibiliya Imana yatwandikiye. Reka twongere dusome dukomeze ku rwandiko rwandikiwe Itawutira avuga ngo ufite ugutwi niyumve icyo mubwiye. None aravuga 26 Bibiliya avuga ngo unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Ntabwo sizi impamvu kumurikira ngo nzamuha iki? Nzamuha ubuki ubutwara. Ese gutwara ni bibi? Hari abantu bakunda gutwara kandi umuntu wese akunda gutwara, haba gutwara. Ariko ubutware hano bavuga ngo ni ubutware bwo gutwara iki? Amahanga yose. Ntabwo ari Barack Obama, no. Ni hejuru ya Barack Obama. Amahanga yose ngo azaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya z'ibumba ayiyemanagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na data. Dukomeze nitureka za mboga z'igihe gitoya tukareba mu gitondo tukavuga tuti uyu munsi izaba dutangira 3:30. Izo mboga tukazireka kuko 11:00 niba tujya kwiga ku ishuri 10:00 tutakererwa mu ishuri. Ni kuki tugomba gukererwa mu rusengero rw'Imana? Niba ufite devoir ya buri munsi uremeta mwarimu wawe, ni kuki devoir y'urusengero ari kunanira? Cyangwa se ni kuki inanira? Niba hari ibintu byinshi dushobora gukorera abantu b'isi, dushobora kubaha dekado abantu bakanezerwa, noheli zirageze, tuzatanga amakado, tuzatanga sepakwa. Kuki tugira ikibazo cyo gutanga kado tuyiha Imana kandi hari ibintu byinshi zaduha birenze iby'isi itanga? Dusome 12 igice cya 12. Ngunesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazasohoka ukundi, nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye ari rwo Yerusalemu nshya izamuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Mbese si ibintu byiza kwandikaho izina ryawe rishya, izina ry'Imana rishya? Ngunesha hagira usomera kuri igice cya 3 umurongo 21. Ashobora kudusomera la promesse 3:21, Apocalypse 3:21, igice cya 3 umurongo 21. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje yicarana na data ku ntebe ye. Unesha nzamuha kwicarana, nzicarana nawe. Umuntu bakubwiye bati ngwino ujye kwicarana na Hakwe, wasanga umuntu yambaye kositimu byakomeye, abantu ari ibintu bikomeye cyane. Noneho rero kwicarana n'Imana, nzicarana ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nicarana na data ku ntebe ye. Ntabwo ninda ikintu gikomeye muri ibi nashatse kugira ngo nganire namwe muri iki gitondo. Ntabwo barezi nabonye igihe cyo kubyaporofoza kuko nta gihe nari mfite. Ikintu gikomeye hano ni question de choix. Hano Yakobo Esawu yari afite choix mu gihe gito cyane, ntabwo yari afite igihe kinini.
ariko hari ishwa yatumye ibintu bye byose bizamagurika, haba bouleversement mu buzima bwe. Ni question de choix. Mbese weho wahisemo iki? Wahisemo kuvuga ngo ubutware bwawe wabonetse bifatiye iby'isi, ngo bifatiye ubutware, cyangwa se wahisemo kuvuga uti fasha umurongo w'Imana umurego ndabukomeje kuko nzi ko ahazaza ari heza kurusha ngaho. Uyu mugabo Esawu yari afite uguhitamo. Ntabwo twavuga ko atari afite amahitamo, nubwo iriya miteja cyangwa se ziriya mboga zaziryoshye we ndashobora kuba kari akanyama, sinzi uko kari kameze, kagomba kuba kari kameze uko kose, sinzi uko umuntu yavuga, ariko kari karyoshye kugira ngo yemere avuga ati mbese ubwo butware bumara ikiri none, bigomba kuba byari biryoshye cyane. Natwe hari utuntu twinshi turyoheye mu buzima bwacu, ndetse hari utuntu tutureshyaresha twinshi tugenda tudukura Satani akoresha dukorera. Ni question yo kuvuga tuti duhisemo. Nous choisissons la vie, nous choisissons la mort. Duhisemo urupfu cyangwa se duhisemo imigisha. Mbese twebwe duhisemo iki? Mbese twebwe ubuzima bwacu duhisemo iki? Reka dusabe Imana kugira ngo ubuzima dufite tuburebe neza, tubwevarire, turebe ikintu tugamije. Niba twariyemeje kuba abakristo, tube koko abakristo. Niba kandi tutabishoboye, gende turebe aho tujya, ariko dufate choix, dufate direction. Ntabwo waba ufashe autoroute ngo ongere uyikoye. Iyo wafashe autoroute nyine waba yifashe ibyo ngibyo. Dufate direction, tugende imbere, noneho amareshyashya atuza iruhande tuyasigira iruhande kugira ngo tuzashobore kunesha, maze Imana izaduhe byinshi byiza yaduhishiye. Ibyo ni babarije, nanjye niyambarije mu izina rya Yesu. Amen.